Place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Oh, bite mwiriwe bite bino mubwire amakuru ko wiruka se ufite ikihe kibazo? Ntabwo ndi kwiruka nuko natinze. Nta kibazo ufite? Oya nuko natinze. Watinze kujya he? Ahantu mama yarantumye. Natinze. Mu rugo ni hariya hirya? Ni hano hirya. Icyo gikapu se ko nagishaka? Ushaka ko ngutiza, ushaka ntabwo ndi gusobanukirwa. Icyo gikapu ni icyanjye. Ariko ni icyawe mu buhe buryo? Ni wowe ugifite se? Icyo gikapu gitaye kuri uno muhanda wa hano hepfo. Ariko se uri umwana mutoya wo guta igikapu mu muhanda. Ikindi kandi ubu urarebye ubona ndi mu muhanda jyenyine uvuga ati kamufatirana mwagiye muri kubuteka muto. Oya ntabwo ari ukugufatirana. Reka nkubwire wenda twumvikane habemo ubwumvikane sibyo? Wenda ugire ucuba ubona amaso ndabuguha. Ubona amaso bw'iki? Ukuri nuko njye nari ngiye mu kazi nkorera hano imbere muri Derimundo. Oya buretse ariko buretse gatoya ibintu bibikomeza byoroshye. Dore njye nkorera hano imbere muri Derimundo sibyo? Muri kampani ya Derimundo. Narinje mu kazi n'imodoka yanjye ariko butu yafungutse igikapu kivamo kiragwa sinabimenya. Hanyuma se kutamenya aho cyaguye guturi kuvuga ngo cyaguye ngo kumanda. Ubu ngarutse inyuma nje kureba igikapu ihangano kintu. Ariko mana yanjye iki gikapu ziko nyikuye mu rugo. Mu rugo? Nese wabuze ikintu kirimo aho ngaho? Ntabizi se urabona nteruye igikapu mu rugo nazi birimo. Okay. Reka tubyoroshye. Urabizi ko icyo gikapu gitoraguye hariya hari imbere. Ahubwo urishoba ko ngitoraguye? Ukuzi ko ubwo uri umusazi. Oya winuka. Ntabwo ngutuze ariko wowe urumva uri buzima mu mutwe wawe ku buryo utega abantu mu muhanda. Ubu buri muntu wese ufite igikapu uragenda umubwira ko ari icyaha. Reka nkubwire. Waretse ibintu tukabyoroshya. Ntesha umwanya mwana. Reka nkubwire sibyo?
tubigire birebire uko tubigize birebire cyangwa wewe vayo hano uyu mukobwa muraziranye ntabwo tuziranye nanjye ntabwo muzi igikapu cyanjye mwagifunguye ndaho gifunguye rero icyo gikapu ahubwo umva nkubwire umva nkubwire aya mafaranga uyakuye amafaranga narindi hariya hirya ndi gutembera nuko ndayatoraguye uzi wa mukobwa we sibyo ahubwo umva nkubwire uzi ko abantu wabifatiye njye rero ntabwo ari ukomeze uri kumva umva nkubwire ahubwo nuguma no kumpagarika hano muri uyu muhanda wumbuza kwigiraho mama ndavuze induru mvuga ko ufashe ukuye nasa none se boss bimeze gute ngiye amafaranga ndayatoraguye ntabwo ndayatoraguye aya mafaranga rero ntabwo nayagezayo ntureba ko buriya yibwira ngo arancitse uzi wowe wirutse ni do zana hano byarambure kwanza amafaranga yanjye nshaka kuyabika neza gira vuba reka nkwereke uriya mukobwa ntabwo muziranye wowe ntabwo tuziranye rwose umva mu ndebere umukobwa ugiye kunyura aho ngaho wambaye ikabutura y'ikoboyi mukurikira ahantu hose ajya ugenda umbwira none se bose amafaranga n'ayabo ndambura ayo mafaranga yose mpereza hano genda umereza hano ndayiramburira ubu subu reka mbabaza mw'abana mwe urumva ushobora gutoragura miliyoni 10 z'amafaranga ameze gutya atanavunjemo n'iza 5 nta kuntu ngiye nagira nkatoragura amafaranga ukambye mpereza gira vuba ayandi ari hehe n'ayandi reka nkwereke ufite irangamuntu oya telefone yanjye ndaramuka mbuzemo n'amafaranga na make murambona nta mukobwa w'agasuzuguro ke buretse none se bose amafaranga niba ari ayawe aruzuye amafaranga yari ari muri kiriya gikapu ni zari miliyoni 10 miliyoni 10 n'ibihumbi 20 nkuyemo tugende nkurikira tugende